ahangayikishije igihugu, ahangayikishije itorero, ahangayikishije umuryango we, kuko mu muryango we bahora mu manza z'abantu yahemukiye, no mu rusengero yahageze mu gihe abandi bahumirije basenga bo bashaka ibyo yiba. Ngewe kwizera kwarandeze ndi imfubyi ya jenoside itagira umuryango muri iki gihugu. Ndakura nta sambu ya data na mama mpingamo, kwizera kurandira kurankuza. Muri jenoside barantemye, hanyuma nkuze igikomere bantemye kirangaruka, nkajya mpora kwa muganga, nkahora i Kanombe, nkahora sehashwa. Bukeye abaganga banzura ko ngomba kujya Ndera, nkajya gufata y'imiti, ngira ngo babonaga ko nasaze. Nari ngeze mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Icyo gihe nari umukristo wo ku Muhima, kuko uyu munsi ndi wa Kiruhura. Nzana transferi bampaye yo kujya Ndera, yo kujya gufata ikinini cy'Indera. Nahoraga ndwaye umutwe, kandi koko muganga yarandebaga akambwira tuzasara. Hanyuma nutanasara uzarwara kanseri, kandi icyo gihe kanseri yari itaraba nyinshi, ni kera. Kuwa mbere mu cyumba cyo kuwa mbere sinzabyibagirwa, hayoboraga Selemani, twari muri vacances. Mfata ya transfer bampaye yo kunjyana Indera, nyizana mu cyumba cyo kuwa mbere. Ndavuga ibintu bitatu kwizera kwankoreye byambayeho bizwe. Mbwira Imana ngo ndumva imyaka tugendanye, amararo twararanye, amajoro twararanye, ingendo twagendanye, ndumva ibiganiro twagiranye, ntabwo nkwiye kujya gutonda umurongo Indera. Kwizera kurambwira ngo ntabwo ukwiye kujya gutonda umurongo Indera. Narizeye Fide, ndavuga ngo sinzajya Indera, n'ibintu byambayeho. Ndavuga ngo sinzajya Indera, subira ku ishuri. Umunsi umwe ndyamye muri dorotwari, kwizera ngiye kubona ndyamye, mbona nkingirwa. Nashyingiwe Roventeye z'ukwezi kwa 12, Roventide mu gitondo saa moya mabukwe wanjye araza arambwira ngo azemera ko nsenga ari uko nabyaye. Kubera ko nari mbizi ko umuryango nshatsemo ari abarozi kandi b'abanyembaraga. Nitwa Ikirezi Esther. Nanjye nkunda abantu b'Imana. Esther, uri umukobwa, uri umumama nk'uko nabivuze? Ndubatse, mfite urugo n'abana. Ndacyabika imyenda mu kagari ka Nyabugogo. Mu kagari ka Nyabugogo? Uzi ko utuye mu mujyi rwagati? Muri Nyarugenge niho mbika imyenda. Sinzi abantu bankurikiye aho abayibika, ariko jyewe niho nyibika. Ariko Mana, buri muntu wese ahantu hari, niyo yaba atuye Buruseli, niyo yaba atuye New York, niyo yaba atuye Canada, niyo yaba atuye mu Bwongereza mu murwa mukuru, niyo yaba atuye Kigali, naho tubika imyenda. Kuko aho ubugingo buzaba nyine ntabwo ari ahangaha, iwacu si ahangaha. Muririmbyi wa 218 yaravuze ngo mu isi ndi umushyitsi, ntabwo nzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru. Niyo mpamvu rero tubika imyenda hamwe wavuye. Imana ishimwe cyane. Turakwishimiye ubusanzwe uteranira harakitwa Kiruhura, muri paruwasi ya Muganza. Imana ishimwe rero. Esther rero turakwishimiye cyane. Tugiye kuganira, harimo imbaraga z'Imana ndetse no kuba Imana yagiye ibana nawe mu rugendo rwa buri munsi. Tujye kubwira abantu ko bagomba gukomera kandi bakumva ko bongeye kugirira Imana icyizere. Imirimo y'Imana iracyahari, Imana yacu iracyakora. Niyo mpamvu twifuje kuvuga ngo uyu munsi tubwira abantu ngo mukomeze urugendo ruracyakomeje, kandi mwizere, mukomere, mwambara imbaraga yakoze iracyakora. Karibu no gusenga Imana kugira ngo dukomeze. Turagushimiye Mwami, uri amaboko magari, uri umugongo duhetse, uhereye kera ukageza uyu munsi. Ni wowe Mana, nta yindi Mana ihwanye nawe. Ni wowe gakiza kacu, ni wowe bwugamo bwacu, ni wowe bendera ryacu, ni wowe gihome kidukingira, ni wowe utumurikira ukamurikira intambwe z'ibirenge byacu. Ni wowe dukesha amashimwe dufite. Yesaya aherutse guhanura aravuga ngo icyubahiro cyawe ntabwo uzagiha undi, ishimwe ryawe ntuzariho ibishushanyo bibajwe. Amen. Niyo mpamvu abagabo n'abagore, abasore n'inkumi bahanze amaso Uwiteka, kuko bazi neza ko icyubahiro cye atazagiha undi, ndetse n'ishimwe rye ntabwo azigera ariho ibishushanyo. Dushimiye Imana igambiriye icyo ku buzima bwacu,
dushimiye Imana igambiriye ibyiza ku buzima bw'abayizera. Muririmbyi yaravuze ngo turyamye mu mahoro twiyoronsha imbabazi, ngo urukundo rwe nirwo rutugose, ngo ukuboko kw'iburyo kuradufasha, ukw'ibumoso kuraduseguye, ngo mbese niki twabasha kuba. Amen. Dusengeye umuntu uduteze amatwi, umuntu udukurikiye uyu mwanya kuri Sinai TV, imbaraga z'Imana nizimugote. Dawidi yaraye asenze, aravuga muri Zaburi ya 35, aravuga ngo shingura icumu mu ntagara, wimira ibintu bitugenza. Aravuga ngo rwanya ibintu biturwanya, uhagurukira ibintu biduhagurukiye. Aravuga ngo turemere ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi bacu bakitegereze bamware. Haleluya. Bakorwe n'isoni, babigisuzuguriro. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo marayika w'Imana agenza ababisha bacu, kandi inzira yabo ibabana ubunyerere kugira ngo Uwiteka tuneshereze. Dushimiye Imana iri mu ruhande rwacu, iri mu ruhande rw'abantu badukurikiye mu mfuruka enye z'isi, mu mpande enye za Afurika, mu mpande enye za Amerika, mu mpande enye za Aziya, mu mpande enye z'Uburayi, mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba bantu ukuboko kw'Imana ni kubabonekeho, kandi wenda ingabo ntoya n'inini ubashingurira icumu mu ntagara, wimira ibintu bibagenza, uvugane n'imisozi iri imbere yabo. Niko wavuganye n'umusozi wari imbere ya Zerubabeli ejo bundi, warawuganirije urawubaza ngo wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Urawubwira ngo nzakugira ikibaya kugira ngo Zerubabeli agende anezerewe. Hari umugabo unkurikiye ufite umusozi, hari umugore unkurikiye afite umusozi, hari umukobwa unkurikiye afite umusozi, hari umusore unkurikiye afite umusozi, hari imfubyi zinkurikiye zifite imisozi, hari abapfakazi bankurikiye bafite imisozi, hari abantu bankurikiye badafite shinge ndetse na rugero bafite imisozi. Ariko Yesaya aherutse guhanura, aravuga ngo hari ibintu uremye nonaha mu bice 47 ngo si ibya kera, ngo na nubwo twigeze kubyumva ngo tutavuga ngo twari tubizi. Abo bantu bafite imisozi, ahari niyo kubura urubyaro, ahari niyo ubushomeri, ahari niyo y'intambara z'urushako, ahari niyo ubukene, ahari n'iz'imiryango, ahari iyi misozi n'iy'amadeni. Ariko turabasengeye ngo uganire n'iyo misozi babujije gutambuka kugira ngo babone ubutabazi buguturutseho. Luka aherutse kwandika, aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu mu gice cya mbere 78, ngo nicyo kizatuma umuseke udutambikira, ngo ukamurikira abantu bicaye mu mwijima, ukabayobora inzira y'amahoro. Sengeye umuntu uri mu mwijima, yibuza inama mbi z'ibyaha akazibonamo, muha imbaraga zo kuzivamo, muha imbaraga zo kunesha, muha imbaraga zo gukiranuka, mukomereza amaboko, murwanirire, muneshereze. Sengeye umuntu ukurikiye Sinai TV, mwami muha imbaraga z'umwuka wera, muha imbaraga zawe, mukomereze amaboko, urwanya ibintu bimurwanya, tesha agaciro bimuhiga. Ahari n'inyatsi zimugenza, ahari n'imikoshi, ahari n'ikarande, ahari n'abarozi n'abarogesha, menagura izo mbaraga zimugenza, kuko hejuru y'ibyiyita binyembaraga hari imbaraga zawe. Naravuze mu minsi yashize ngo ibintu biturwanya ni ibiremwa, ariko wowe uturwanirira uri umuremyi. Nuhimbazwe, nuhimbarizwe ibyo, nuhimbarizwe kwera, nuhimbarizwe gukomera, nuhimbarizwe imbaraga zawe, nuhimbarizwe kuri Imana, nuhimbarizwe kuri nyir'igihugu cy'abera, abakomeye n'aboroheje bo mu isi babyiganira kugitahamo. Nushimwe ko ari wowe muhoza wabarira, ni wowe muganga w'abarwayi, ni wowe mucamanza utarya ruswa ku bari mu nzu z'imbohe. Amen. Ni wowe watsindiye isoko ryo kuturengera. Waravuze ngo abantu barushye kandi baremerewe nibagusanga baruhure, kuko uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Turabigushimiye. Ngaho umugisha buri muntu uduteze amatwi, mwuka wera w'Imana amuzeho bundi busha, kandi uwera uwera uwera. Ijambo ryawe rituruta ubukuru, ijambo ryawe ni inkota, ni kumwanditsi yavuze. Ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe ni inkota icyaya mu yombi, ijambo ryawe ni umuhi
umuhigi rirahiga rikavumbura ijambo ryawe ntirishobora gusubirayo ridakoze icyo waritumye turarebo eneta etakuta sidibini enima sharabone enedrai pi wasifo benigide ediwini siridrome zinibini ngini fodestika talabo enestai. Birasobanuye ngo ijambo ryawe rizura umuntu wari upfuye, ijambo ryawe rirenganura umuntu warenganaga mu rukiko, ijambo ryawe rihesha imfubyi kubaho zigakura, ijambo ryawe rihagararira abapfakazi bakagira amahoro yo mu mutima, ijambo ryawe ritanga urubyaro umuntu ashaje ageze mu zabukuru, ijambo ryawe ribohora imbohe, ribohora ingoyi abantu batabonesha amaso. Turasenze kugira ngo mwami umuntu ukomeje kudukurikira kuri Sinayi, ijambo ryawe rigira ibyo risenya bidafite umumaro ku buzima bwe, ryubake ibintu bifite umumaro. Iri jambo ryarubatse kwa Yeremiya riramubwira ngo uzongera umwubake, kandi numara kumwubaka azubakika. Iri jambo niryo ryahesheje Dawidi kuba umwami avuye mu ishyamba. Iri jambo ryahinduriye amateka Rusi yari umumowabukazi. Amen. Iri jambo ryatumye Yosefu aba premier ministre. Iri jambo ryatumye abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Iri jambo ryatumye Moridekayi wari kwiremba wari kumumanika mutambagiza umurwa. Iri jambo ryahesheje Hadasa kubengukwa n'umwami. Muri make ryateje agasuzuguro Vashiti rihesha icyubahiro Hadasa kugira ngo rimutabare rimuteturure. Iri jambo ryateturiye Hana rimuhesha ijambo imbere ya Penina, aravuga ngo wari ingumba abyaye karindwi. Iri jambo hari ibintu ryakoze kwa Zakariya na Elizabeth ribaha Yohana bashaje barihebye. Ndasenze ngo umuntu wihebye ijambo rikoresha itegeko mu izina rya Yesu muri business ze ari ku gisasiro, abaganga barananiwe, ijambo ritambutse kuri Sinayi rikoresha itegeko ku buzima bwe, rigira ibintu rikuraho, rigira ibintu rirema, kuko rirarema, rirazura, rihamagara amagufa akegerana, ritera imitsi ku magufa, rizana inyama ku magufa, rituma amagufa yari mu kibaya ahaguruka kema akavamo abantu bazima. Biravuze ngo iri jambo rirema ibintu bitariho bikabaho. Urakoze, turagushimiye. Abanyamibabaro bishime ku bwaryo, abafite intimba babona umunezero. Iri jambo rigira ibintu rihindura ku buzima bwabo. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ishimwe cyane, kandi turongeye turagushimiye wowe wafunguye iki kiganiro. Ntabwo uri buhombe, kongeye no gushimira Esther waje kubana natwe. Reka dusome igitabo cy'Abaheburayo, turasoma ibice 11 twumve uko havuze. Haravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ndumva ashaka ko tuganirira abantu kwizera. Maze iminsi numva kwizera kumbyibushyemo, kubera ko abantu bafite ibintu byinshi barimo kwizera. Abantu barimo barizera amashuri, kandi nasanze iyo umuntu apfuye badashobora kumuha na diplome imwe muri diplome yigiye ngo ayijyane ikuzimu. Abantu bafite ibintu barimo kwizera, bari kwizera imitungo, bari kwizera amazu, kandi za metero ebyiri barazigabanyije. Iyo umuntu apfuye bamushyira muri metero 1 na santimetero. Nta muntu bagishyira kure. Biravuze ngo ibintu abantu barimo kwizera uyu munsi ni ibintu bishira, birayenga. Ndashaka ko abantu bakura kwizera ibintu biyenga, ahubwo bakizera ibintu bitagaragara. Mbega bakure kwizera kwabo ku bintu bigaragara, baguhange ku bitagaragara, kuko nibyo by'ubwenge. Amen. Umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo iyi si izashirana no kwifuza kwayo. Ibyo dufite byose ubundi mu rugendo rw'ubu buzima ni impamba y'urugendo. Abana ni impamba y'urugendo, umugabo ufite ni impamba y'urugendo, umugore wawe ni impamba y'urugendo, bavandimwe ufite ni impamba y'urugendo, amafaranga ufite ni impamba y'urugendo, imodoka ufite ni impamba y'urugendo. Hari abantu rero yicara akikomanga mu gituza
akavuga ngo jyewe ndafite ndatunze ndatunganiwe ariko aribeshya. Hari umugabo witwa Nyamutunzi Bibiliya ivuga yari yarizeye ubutunzi bwe ariko ngo agaturana n'umukene witwa Lazaro. Lazaro ntabwo yari afite amazu, ntiyari afite amamodoka, ntiyari afite ibyo kurya, yari umukene utabona n'ifunguro rya saa sita ariko yari yarahanze kwizera ku bitagaragara. Mbabwire ko ibintu ibi bitagaragara ntabwo inyenzi zibirya, ntabwo abajura bacukura ngo babyibe, nta batubuzi bashobora kubitubura. Ibi bintu ni ibintu bibitswe mu bwiru bw'Imana, bibitswe mu bumana bw'Imana kandi bibikiwe abantu bayikunda. Hanyuma Lazaro amaze gupfa, Bibiliya ivuga yuko yaryamye mu gituza cya Aburahamu, ariko Nyamutunzi amaze gupfa atarapfa yumvishijwe rimubaza ngo nk'iri joro uramutse wambuwe inzu, kadastere zawe, etaje zawe, amadolari yawe, amafaranga yawe, amazu yawe, ubutunzi bwawe, iri joro uramutse bibaye ngombwa kubyamburwa, ni iki cyakurengera? Nyamutunzi yisubiyemo asanga nta na kimwe cyamurengera. Kubera ko rero isi ishaje kandi n'abantu bayirimo bashaje mu bitekerezo. Ntabwo abantu barimo babona ko kwizera ibitagaragara ari byo by'ubwenge, ahubwo bazi ko kwizera ibintu bigaragara ari byo bifite umumaro. Ku buryo uyu munsi umuntu yizera ko atanze igitambo cy'umugore we akabona ubutunzi bihagije. Uyu munsi umuntu arizera ko arogesheje runaka agasigarana isambu ye nibyo bihagije. No, ibyo si byo bihagije. Ntabwo ibyo uko si ukwizera, uko ni ukwizera kw'akanya gato, ni ukwizera ko ibintu bishira bibora. Kandi Pawulo aherutse kwandika aravuga ngo ubibira mu mubiri we azasarurira kubora, ariko ubibira mu bugingo azasarura kubaho iteka. Abantu rero bararambiwe. Arakubwira ati jyewe maze imyaka 19 mfite amasezerano, kandi koko yayagutondagurira ukumva amasezerano arayafite. Ariko umuririmbyi wa 15 yararirimbye avuga amagambo akomeye, aravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu. Reka mbwira abantu badukurikiye, mbabwire ko amasezerano dufite atari ya Rudahigwa ngo tugire ubwoba ko yapfuye inyo zamuriye bitagishobotse. Ntabwo amasezerano dufite ari ya Habyarimana, ntabwo amasezerano dufite ari ya Obama nubwo yayoboye Amerika, ntabwo amasezerano dufite ari ya Donald Trump. Amasezerano dufite ni aya Kristo. Ntabwo agipfa Fideli, ntazongera gupfa, yapfuye rimwe riziri rya kabiri, yarazutse. Ubutware bwe bwose ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi biri ku bitugu bye. Ntabwo kandi azongera kubambwa, yabambwe bwa bundi turabamburwa. Biravuze ngo yabaye igitambo gihoraho, yabaye igitambo, yabaye ikiguzi cy'umuntu wese uzamwizera. Uyu munsi rero niba wizera ko kuba waba umuhemu runaka kugira ngo ubone ibintu ejo ushobora gupfa ugasiga, urimo uratakara, ntabwo uri gusiganirwa icya gihugu Pawulo yavuze turimo gusiganirwa kujyamo. Bibiliya itubwiye abantu bizeye kandi barahamywa. Nibutsa abantu ko umuntu wese utizera yaba igikoresho cya Satani. Umuntu wizera yaba igikoresho cy'Imana, kuko umuntu wizera akira indwara kuko yizeye, agashima Imana mu materaniro akavuga ngo ndashima Imana ko yankijije uburwayi. Umuntu wizera yiga muri kaminuza akizera ko nubwo ari kwiga atsindwa ariko azabona lisansi. Ntabwo uyu muntu wabwira ngo ajya gusambanira amanota kandi afite kwizera ko yamuhaye kwiga izamuha kubona lisansi. Umuntu wizera ntashaka guca ku myenda ya Fideli ngo ayanure. Umuntu wizera yambara umwenda umwe akanyurwa nawo. Umuntu wizera yibuza ibyo abandi babona ko byera abibona nk'ibihumanye kuko azi ko byanduza ubugingo. Muri make ntabwo ayoborwa n'iterambere ahubwo wayobora iterambere. Ariko umuntu utizera yaba igikoresho cy'Imana, yaba igikoresho cya Satani, yaba umwanzi w'Imana, yaba umwanzi w'umusaraba. Umuntu utizera hita ku myenda y'abandi akayanura. Umuntu utizera nyaga isambu ya mwene nyina. Umuntu utizera atwara iby'amahugu, agira uburiganya. Umuntu utizera, uyu munsi umuntu utizera ahangayikishije igihugu.
ahangayikishije itorero, ahangayikishije umuryango we, kuko mu muryango we bahora muri risike z'uko yibye, bahora mu bibazo by'abantu yatuburiye, bahora mu manza z'abantu yahemukiye kubera ko ntabwo yizera. No mu rusengero iyo hageze umuntu utizera, mu gihe abandi bahumirije basenga we bashaka ibyo yiba, kuko nta kwizera afite arashaka, yinjiye mu rusengero afite kwizera kuvuga ngo nimbona Fidele ashyize telefone hasi arangaye ndayitwara. Ntabwo uko ari ukwizera, uko ni ukwizera ko ibintu bibora. Ndashaka abantu bakure kwizera ko ibintu bibora, bahange amaso kwizera ko ibitabora ari byo Kristo yatsindiye kandi akabibikira abera. Amen. Nkunda kuvuga ngo niwe nyiri igihugu cy'amahoro, abakomeye n'aboroheje bo mu isi babyiganira kujyamo. Birasobanuye ngo niwe wihariye izina rye rirakomeye mu isi no mu ijuru, nta muntu barihwanije. Hanyuma iyo umwizeye ukamugira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, biravuze ngo ububitse ubugingo bwa Kristo muri wowe. Mu gihe abandi bashonje, inzara ntabwo ikugiraho ububasha, kuko wizeye ko nubwo uyu munsi ushonje, ejo wakubambiwe uwabambwe ukabamburwa azakugaburira. Nubwo uyu munsi urembye, muganga akaba yabuze indwara, uravuga ngo sinzajya kuraguza kuko uwo nizeye ni umunyamaboko. Uko yarari kera na n'uyu munsi niko ari. Bibiliya rero ivuze iki? Iravuze ngo kwizera ni ukwizera udashidikanya ko ibi utabonesha amaso bitazabura kubaho. Abanyarwanda bajya bavuga ngo urugo rutizera ngo usanga rworoye imbwa, niko bajya bavuga, kuko impamvu bayoroye, hari n'abayorora kuko bayikunda. Impamvu bayoroye bavuga ngo abajura nibazizamuka, akirengagiza ko umujura ashobora kuza akayihinyama iriho uburozi igahugira ku nyama agatobora inzu akinjira. Ntabwo kwizera rero dusabwa ari uko. Kwizera ni ukwizera ko Kristo wabambwe tukabamburwa, watsindiye isoko ryo kuturengera, wavuze ngo simbasize nk'imfubyi, wavuze ibintu biri personnel, simbasize nk'imfubyi, ibintu by'umwihariko, ndagiye kandi mboherereje umufasha. Ukwizera ni ukwizera, wavuze ngo mbasigiye amahoro, ntabwo ntanga nk'uko ab'isi batanga. Yego, mbega we ni ukwizera utanga ibintu by'umwihariko. Kwizera, twizera ibya Kristo n'imigirire n'imikorere ye, ntabwo ari ibintu bicuye, ntabwo ari ibintu abantu biba, ntabwo ari ibintu bateza cyamunara, ni ibintu bihesha ubuzima mu gihe turimo ndetse n'ikizaza. Birasobanuye ngo kwizera ntabwo gusiga umuntu mu bupfubyi, ahubwo gufata imfubyi kukayirera igakura. Kwizera ntabwo gutererana umupfakazi mu gihe imiryango ivuze ngo turebe uko bizagenda. Kwizera guhagararira mu cyimbo cy'umugabo w'udahari, kukamurerera abana badafite se, bagakura bakiga bakaminuza. Kwizera biravuze ngo gufata umuntu udafite amahoro, wayaburiye mu mafaranga kuko bajya biyahura kandi bayafite, wayaburiye mu mamodoka, wayaburiye muri kampani ze, wayaburiye mu miryango ikomeye, wayaburiye. Kwizera gufata umuntu udafite n'igiceri cy'ijana kukamuha amahoro yo mu mutima, akaryama agasinzira kubera ko afite kwizera. Amen. Impamvu uyu munsi ubundi hari ibintu bitatu isi ikennye ubumuntu, ikennye kwizera, ikennye amahoro. Biravuze ngo iyo umuntu afite ubumuntu aba afite kwizera, iyo umuntu afite kwizera aba afite amahoro. Kubera ko abantu isi rero ibikennye, niyo mpamvu nta mahoro ahari, niyo mpamvu nta n'ubumuntu buhari. Impamvu umuntu akwanga agashaka icyo yagukorera kikubabaza, agashaka kugukura ku isi. Nta bumuntu afite, nta mahoro afite muri we, nta kwizera afite muri we. Niyo mpamvu uyu munsi abantu bagambanira abandi, atari uko badekanyije isambu, bahuriye muri ofisi, bahuriye muri kampani, bahuriye mu kazi runaka, bahuriye ibunaka, bahuriye kuri kaminuza runaka, akifata akakwanga. Nuko ibyo bintu bitatu isi ikennye nawe arabikennye. Ntabwo afite ubumuntu, ntabwo afite kwizera, ntabwo afite amahoro muri we. Iyo udafite ibyo bintu bitatu rero nta kintu utakora. Waroga, wakwicisha umuntu, wamutega nijoro ukamutera ibyuma, wamugambanira. Umuntu utizera yaba igikoresho cyose Satani ashaka kubyazamo umusaruro, gukoresha ibikorwa bye. Umuntu utizera navuze ngo ahangayikishije igihugu, niwe utumye polisi n'abasirikare bataryama. Uyu muntu utizera niwe utuma abadiyakoni mu rusengero basenga badahumirije. Uyu muntu utizera afite akaga gakomeye cyane, n'iminsi ye yo kubaho ni mike. Kuko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze muri ibi bice bya 11:6 aravuze ngo ntibishoboka ko umuntu utizera ashobora kunezeza Imana. Biravuze ngo uyu muntu utizera ibyo akora byose nta kintu na kimwe kiyinezeza.
nubwo yafata ibihumbi by'amagana 500 akagemurira abarwayi adafite kwizera muri we, ntabwo ibyo bintu byanezeza Imana. Nubwo uyu muntu yakwambika abakene agafasha imfubyi adafite kwizera, nta kintu bimaze. Kandi uyu muntu udafite kwizera ari inyuma y'ibyo ijambo rivuga, ari inyuma y'icyo Imana idusaba. Biravuze Fidele ngo umuntu utizera nta kwihangana agira. Navuze ngo umuntu utizera yagutega kwa gutera icyuma akagucuza ibyo ufite. Kandi nabwo bisaba kuba ari umupagani, ashobora no kuba ari mu rusengero ariko nijoro uwo murimo awukora kuko ntiyizera. Uyu muntu ntabwo bisaba ko atigeze akizwa, yarabatijwe abantu muri korali, ariko kubera ko atizera Imana aha bafite n'uburozi bwo kuroga abantu kuko ntiyizera. Umuntu utizera agira ishyari, umuntu utizera agira urwangano, umuntu utizera yuzura uburyarya mu cyimbo cyo kuzura umwuka wera. Umuntu utizera aba afite imbuto zituruka kuri sekibi, zituruka ku mwijima. Ariko umuntu wizera agwa neza. Amen. Umuntu wizera agira neza. Umuntu wizera agira ubuntu. Niyo mpamvu umwanditsi w'ijambo yavuze ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe. Kandi Pawulo yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, ngo kuko Imana izutura umuntu wese biwanye n'ibyo yakoze. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko mu bintu Imana izatwitura harimo no kwizera, kuko kwizera niko kunyemeza ko nimba ubufasha Fidele nubwo yangirira nabi ntabwo bizagira umusaruro. Nigeze mpereza amafaranga 2,000 umuntu muri Covid ya mbere, hanyuma maze kubimuha muhana n'ibiro 3 by'umuceri. Ndashaka kubwira abantu imbaraga ziva mu kwizera. Kandi umugabo utizera afite akaga, umugore utizera afite akaga, kuko umugore utizera yajya kuraguza bigashiduka yabaye umupfumu. Umugabo utizera yaba umujura ndetse ukomeye wambura n'abantu ubuzima. Umukobwa utizera ejo yaba indaya ku muhanda kuko adafite icyizere cy'uko azabona umugabo ngo agemurwe. Umusore utizera nta musaruro igihugu kimutegerejemo, nta musaruro itorero rimutegerejemo, nta musaruro umuryango umutegerejemo. Hanyuma uwo muntu nyahaye yari umuririmbyi iwacu ku rusengero. Ndayamuha muri Covid, numvaga muhaye ubufasha muri guma mu rugo ya mbere. Ejo bundi vuba ahangaha nta gihe gishize ndasenga Imana imishurira ko mfite inyatsi. Iyo nyatsi mfite imishurira ko ari umuntu yaturutse ku muntu nahaye inote y'2,000. Kubera ko abona yahaye ari benshi ntabwo nigeze nibuka uwo ari we. Nkomeza gusenga nsobanuza mbabwire ngo kwizera kuramenagura, kwizera n'ikinubi, kwizera kwibitsemo imbaraga. Burya Yesu iyo abadafite kwizera ko azazuka ntabwo yari kwemera gupfa. Ndagira ngo mbabwire ko uwizera uwo mwana ubundi aba afite ubugingo. Hanyuma ndasenga Imana ngo imishurire umuntu naba narahaye 2,000. Imana iza kumbwira ngo umuntu wahaye ibiro 3 by'umuceri ukamuhana n'inote y'amafaranga 2,000, uwo muntu niwe wakuroze nyatsi. Yafashe inote y'amafaranga 2,000 ayandikaho amazina yawe, ayijyana mu mugezi utemba. Aravuga ngo nk'uko uyu mugezi igihe watembeye abantu batibuka aho ugeze, batibuka n'igihe watembeye, niko umugisha uri mu biganza bya Esther ukwiye gutemba nk'uko aya mazi atembye. Hanyuma Imana ikimbwira ibiro 3 by'umuceri n'inote ya 2 nahise ako kanya nibuka umuntu nabihaye. Nibuka ko ari umuririmbyi, ni umuturanyi wanjye wa hafi, aba muri korali aririmba ku murongo w'imbere. Imana Nyiringabo ivuga bikaba, itegeka bigakomera, idashyirwaho n'amatora. Abantu babyumve neza. Mbese yihariye ubwami bwo mu ijuru ndetse n'ubwo mu isi. Navuga ngo yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi, kuko Bible iravuga ngo ijuru ni intebe yayo, isi ni intebe y'ibirenge byayo. Birasobanuye rero ngo yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi. Irambwira ngo ntesheje agaciro izo nyatsi. Kandi nsubije amaso inyuma nsanga imyaka 2 cyangwa umwaka n'amezi birashize. Nsanga kubera ko nzi neza ko ubuzima bwanjye bwubakiye ku kwizera. Sanga nubwo yabikoze kuko abikoze 2020 Imana ibimpishurira 2022 nko mu kwezi kwa 2 kwa 3. Nsanga nubwo yabikoze ntibyigeze bigira imbaraga bitewe nuko ngewe nubakiye ku kwizera. Biravuze ngo uyu umuntu afite kwizera ntabwo ihembe ryagira icyo rimutwara.
Fideli, abantu babuza kwizera ku buryo umuntu anywa ji akayita kaji. Abantu babuza kwizera ku buryo abana be abita utwana. Abantu babuza kwizera ku buryo umushahara bo witaga shahara akirengagiza ko nako gake hari abantu bakifuje bakabuze. Ndagira ngo abantu bakura amaso kubiboneka bayahange kubitaboneka. Kwizera ngo niko bundi kwizera gutuma igitambo cya Fideli cyemerwa kuruta icya Graciane. Kwizera niko kwatumye igitambo cya Abeli cyemerwa kuruta icya Gahini. Hanyuma kubera ko Gahini atari afite kwizera yaravuze ngo ubwo igitambo cya Abeli cyemewe kuruta icyanjye, reka nica Abeli wenda ubutaha nazatamba nanjye igitambo cyanjye kikemerwa. Biravuze ngo umuntu utizera yaba umwicanye nkande nka Gahini, ariko umuntu wizera yatamba idegede akemerwa akumvirwa. Kwizera burya niko kwatumye umwana w'intama amanuka mu itanura ry'umuriro. Ndumva ashaka gusenga. Saduraka, Meshaki na Abedenego mu by'ukuri nta kindi kintu bari bishingikirijeho usibye kwizera, kuko bari abagurano, bari abanyagano, bari imbata mu gihugu kitari ikiwabo. Kandi Babuloni cyari igihugu gisenga ibigirwamana, ni inkomoko yo kwatera. Hanyuma kumva umwami Nebukadinezari ababajije ngo mbese ni iyihe mana ibasha kubakiza amaboko yanjye, byabagombaga kubatera ubwoba. Ariko kwizera bari bafite kwabateye kumubwira ngo iyo dukorera yakuye basogokuru muri Egiputa ikabambutsa inyanja itukura, igategeka urutare rubitse amazi ikaruha amaguru rukagendera mu Bisiraheli, yabarinze mu butayu imyenda n'inkweto bambaye ntibibasazireho, yarwanya abami n'abamori, yahinduye Abedomu igikarabiro, yakubise abamowabu inkweto mu mutwe, yafashe abamaleki n'abahivi, yirukanye abanaki n'abayebusi n'abafilisitiya n'abamidiyani muri Kanani tukayituramo, ibasha kudukiza. Baramubwira ngo naho itadukiza bijya bibaho ko yirengagiza umuntu akabura urubyaro 18, akizera umwaka wa mbere Fide 5 akizera 10 akizera bikazananirana. Bijya bibaho. Baramubwira ngo ibasha kudukiza. Bijya bikunda ko umukobwa yizera 37 akayimara nta muntu uramubaza izina. Ako ndagira ngo mbabwire ngo niba yikomezeho nabwo ishingwaho n'amatora, ngo tugire ubwoba ko manda yayo izarangira cyangwa inteko ishinga amategeko izabyuka ikavuga ngo tweguje Imana. Ntabwo Imana yegura, Imana yihariye ingoma ebyiri, yo mu ijuru n'iyo mu isi. Barayimubwira ngo ibasha kudukiza, ariko nubwo itabikora. Amen. Nubwo itabikora ntabwo dushobora kunamira igishushanyo wakoze. Birasobanuye ngo abo basore ntabwo bari bakanzwe n'itanura, bari babizi icyo umuntu wanze kunamira Imana umwami yakoze icyahanishwa, ariko bari bizeye ko Imana yabakuje amaboko akomeye muri Egiputa. Bari bizeye ko ari Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Bari bizeye ko ari Imana itari interenganya, niko Dawidi yavuze ejo bundi. Bari bizeye ko ari Imana itabeshya. Bari bizeye ko ari Imana itavuga amasigara byicara. Urumva abantu bagiye batugabira inka birangira bataduhaye n'izo mu isorori. Bari bizeye ko ari Imana ivuga igakurikirana ijambo ivuze. Baravuga ngo ibasha rero kudukiza, ariko nubwo itabikora ntabwo dushobora kunamira igishushanyo wakoze. Kubera kwizera, ubundi kwizera mbwira abantu badukurikiye ko kwizera gutera Imana gukora ibyo itari ifite muri plan. Mbese gukura Imana mu byimbo. Kwizera guhagurutsa Imana ikavuga ngo ndahagurutse ngiye kurengera Fideli kuko yaranyizeye. Imiryango itegereje ko aseba ibiburi, abaturanyi bategereje ko akorwa n'isoni babiburi, banki yari itegereje kumuteza cyamunara ibiburi, abantu babonaga ko ageze muri menopause atakibyaye bakorwa n'isoni. Kwizera kwabo ngo kwatumye umwana w'intama amanukira mu itanura ry'umuriro. Biravuze ngo iyo umuntu afite kwizera Imana imutanga mu bibazo aho kugira ngo we ayitange mu bibazo. Iyo umuntu afite kwizera Imana imutanga mu rubanza. Iyo umuntu afite kwizera Imana imutanga mu madeni. Niyo mpamvu uyisenga akabwira ngo nzakwishyurira, nuko ari Imana yishyura amadeni. Iyo umuntu yabuze urubyaro Imana imutanga mu kibazo cyo kubura urubyaro, akakubwira ngo nzaguha urubyaro ititaye kuri kugenda wegereza imyaka y'amasaziro yo gucura. Iyo umaze igihe kirekire mu bushomeri akubwira ngo nzakugira umutwe, ntabwo uzaba muri izo.
ni imana yifitiye icyizere muri yo, iriyizeye, yifitiye confidence, yizeye imbaraga zayo, kandi abantu batekereze ko ihaguruka itabajije imiryango mpuzamahanga. Ntibaza ntibaza iwe Messi, ntishobora kuza kwa Fideli ngo ibaze umuturanyi we ngo konje kwa Fideli abaye bate. Ni imana izi itabajije igisekuru, mbega itabara itabajije ubusobanuro, hanyuma ngo ihita yohereza umwana w'intama mu itanura. Burya babajugunye mu itanura, abantu nibasoma Bibiliya ngo ibirimi by'umuriro byatwitse abagabo b'ibigoryi benyegereje Saduraka, Meshaki na Abedenego. Biravuze ngo umuntu ufite kwizera abanzi be bamucukuriye urwobo barujyamo kuko afite kwizera. Umuntu ufite kwizera intare ziramubona zikamusasira zikamworosa zikamufata nk'umushyitsi w'Imana. Kwizera kuguhesha kugira ijambo ku ntare kubera ko ugufite kwizera rero ngo gutuma bagenda mu itanura ry'umuriro, barigendamo nk'abagenda muri kaburimbo cyangwa mu nzu. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye gutezuka ku kwizera. Ufite amasezerano, wenda wayabwiriwe mu rusesimanza, wenda wayabwiwe n'Imana usinziriye, wenda wayabwiwe n'Imana biciye mu kanwa k'umuhanuzi, wenda byaciye mu gitabo cy'Imana, Bibiliya yera. Ndagira ngo abantu bikomeze ku Mana, bamenye ko ari Imana yo kwizerwa, yihariye gukiranuka, irakiranuka, irera mu bumana bwayo, mbese ntabwo yatuvanira amaho. Ndagira ngo mbwire abantu ko Imana itatuvanira amaho. Mu migambi ifite umugambi wo kutugirira neza, kandi ijambo Imana yavuze iririndishije kinubi, iririndishije ubuhiri, iririndishije imbaraga zayo zikomeye, iririndishije ingabo zigenda n'ibendera. Kandi ijambo Imana yavuze kuri twebwe icyatumye irivuga nuko izarisohoza. Ndagira ngo abantu bongere bayigirire kwizera, bayizere, bazamure kwizera kwabo, bongere bayigirire icyizere, kuko ni Imana yo kwizerwa. Ni Imana ntabwo ibeshya, ntabwo yatwigirizaho nkana. Umuntu utizera kubakisha kutizera, ariko uyu muntu yizera arakubwira ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka kikagira imbuto nk'izambere, kikagira n'ibibabi nk'ibyambere. Umuntu wizera arakubwira ngo nubwo tumeze nabi, nubwo Yerusalemu habaye amatongo, amarembo yaho akaba yarahiye, ibituro by'abasogokuruza bikaba byarasenyutse, ariko ngwino twubake. Imana nyir'ijuru n'isi nizatubashisha gukora umurimo wayo mwiza. Umuntu wizera hako umuntu utizera ahora afite amagambo yo kugusenya, kuko aba yumva esikariye ahagazeho nawe wayihagararaho. Umuntu utizera ni umwanzi w'umusaraba Fideli. Niba ari umwanzi w'umusaraba rero ntabwo yaribura kuba umwanzi wa Esther, ntabwo yabura kuba umwanzi wa Fideli, ntabwo yabura kuba umwanzi wa society. Ndagira ngo rero abantu bikomeze kuri Kristo, kuko nuwo kwizerwa. Amen. Nuwo kwizerwa. Dawidi yaravuze muri Zaburi y'125 aravuga ngo abantu biringiye Uwiteka ngo bameze nk'imisozi Siyoni, ngo itabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo ihora ihamye iteka. Aravuga ngo nk'uko imisozi gwese Yerusalemu, ngo niko Uwiteka gusa abantu. Ndagira ngo mbwire abantu ko abantu bafite ibyiringiro muri bo, abantu bafite kwizera, Uwiteka arabagusa. Aho waba uri hose, aho waba uryamye hose, intambara waba umazemo igihe, uwo waba uri we wese, upfa kuba ufite kwizera, imbaraga z'Imana zirakugusa. Kandi ntibisaba ko abantu bazibonesha amaso. Dawidi aherutse kuvuga ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, ngo kuko Imana izarirengera mu makuba, ngo kandi rikiringira izina rye. Biravuze ngo umuntu utizera nta mahirwe afite, nta kurama afite. Umuntu utizera, umuntu utizera gereza iramutegereje, kuko ejo bundi nacukura inzu y'abandi polisi zizamufunga. Umuntu utizera ejo bundi nakubita umuntu akamumena ijisho cyangwa akamumena agahanga, bazamushyira mu gihome. Ariko umuntu wizera agira ibyiringiro by'ubuzima arimo n'ubwo bizaza, agira ibyiringiro by'igihe harimo ndetse n'igihe kizaza. Hako ejo bundi Hana yarizeye ngo asenga isengesho. Ubundi kwizera kugutera gusenga isengesho ry'ubwenge utigeze usengera ku misozi yose wasengeyeho. Hana burya yatangiye avuga nka kwa kundi njya numva abantu bavuga iyo bagiye ku misozi. Yatangiye avuga nk'uko n'umuntu nkurikiye yatangiye avuga, ariko igihe kiragera volume iragabanuka. Noneho kwizera gusigara kumubwira ngo nubwo uyu munsi utasakuza, amen, nubwo uyu munsi utavuze induru ngo abantu bose bumve kuri gusenga, iyo wizeye ibasha kumva. Ngo aragenda arasenga, asenga adasohorijwe, ndetse ngo yeri ngo amwitegereje abona yasinze, kuko hari ku minsi mikuru. Ariko ngo aramubwira ngo umuja wawe ntabwo nasinze, ahubwo naje gusuka amaganya yanjye imbere y'Imana. Mu isengesho Hana yasenze
yari yararebye abona abahungu ba Yeri babaye ibigoryi nta mutambyi uzava mwa Yeri. Biravuze ngo umuntu ufite kwizera kumuhishurirwa y'icyo agomba gusengera mu ntambara arimo, mu bigerageza arimo, kwizera kuguhishurirwa by'uburyo ugomba gusenga. Arayibwira ngo none ubwo ku mutambyi Yeri nta mutambyi uzahava mu Isiraheli, ntawe mbona, abahungu ba Yeri babaye ibigoryi, wampaye umuhungu ko nzamugutura akaba umutambyi iteka akajya gukorera. Hanyuma ntabwo Hana yari yirengagije ko akeneye inkwi nk'umubyeyi, ntabwo yari yirengagije ko akeneye kuzavomerwa, ariko kwizera yari afite kwamuhaye ihishurirwa ry'igikenewe mu Isiraheli. Imana ngo ihita ibona Hana asenganya ubwenge. Iryo joro abonanye na Yerukana amutwika inda byara Samweli. Kwizera kwa Hana kuramubwira ngo uzi ko uwari ingumba byaye 7 ntiyabyihererana, noneho arabivuga aravuga ngo mwari muzi neza ko umuntu wari ingumba. Muri make kwizera ko kwahise kudepansa abana ba Penina. Biravuze ngo kwizera ufite, kwizera mfite, hari abantu gushobora kudepansa. Kwizera kwawe gushobora kudepansa umuntu ufite ama etage tutabara muri uno mujyi urara ataryamye, ariko kwizera kwawe ufite kukaguha kuryama kandi uryamye mu nzu y'icyumba na saro. Kwizera kuzana amahoro. Ndagira ngo abantu bakura amaso kubibora, bakure kwizera kwabo kubishira, ku bintu bitumurwa n'umuyaga, ku bintu bitwarwa n'ibyorezo, ku bintu bitwarwa n'iminsi nibi, bahanga amaso ku bintu byiteka. Kristo abiki gitorero, Kristo abiki yabera. Nsoza ndagira ngo dusenge. Ushaka kuvuga abantu bizeye, burya ntabwo Rusi yapfuye kuguma kuri Nawomi, ni ukwizera. Kandi yari umumo wabo kazi yavaga mu bwoko buvumye, ariko kwizera kwaravuze ngo nubwo uyu mukecuru atakibyara, iri joro abonanye n'umugabo ntiyanambyarira umugabo ngo bivemo, ariko ntabwo nshobora kumusiga, aho azarara niho nzarara. Imana yizaba Imana yanjye, ubwoko bwe buzaba ubwoko bwanjye. Kwizera kwamubwiye ko nubwo ari umumo wabo azitwa mu Isiraheli mu izina rya Yesu. Amen. Kandi byarabaye, kuko kwizera kwatumye abengukwa n'umugabo w'umukire witwa Bowazi. Abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, mwa Dawidi hakomoka Yesu, bituma izina rya Rusi ritibagirana na bugingo n'ubu. Kwizera niko kwatumye Esteri yirengagiza itegeko ry'umwami, aragenda mwami amubonyera ntiyibuka yuko Esteri yarenze ku itegeko rye, amutunga inkoni. Biravuze ngo baho haramubaza ngo niki, amusaba icyo ashaka. Kwizera niko kwatumye abayuda bagira ububasha ku banzi babo, munsi bari gupfa bari bwo bagira ububasha ku banzi babo. Biravuze ngo kwizera hari ibintu kurema, bantu bava mu isi y'umubiri binjira mu isi y'umwuka, bumva ko kwizera gucagagura inzingo ba masenge batuzinze, kwizera kutuvumura imivumo batuvumye, kwizera gukuraho inyatsi na karande, kwizera gukura umuntu mu burwayi, kwizera kurema ibintu bitariho. Esther nawe atubwira ahantu kwizera nka habiri kwakoze kwizera. Ngewe kwizera kwarandeze ndi imfubyi ya jenoside itagira umuryango muri iki gihugu. Ndakura nta sambu ya data na mama mpingamo. Kwizera kurandira kurankuza. Kwizera umunsi umwe muri jenoside barantemye, hanyuma nkuze igikomere bantemye kirangaruka, nkajya mpora kwa muganga, nkahora i Kanombe, nkahora sehashwa. Bukeye abaganga banzura ko ngomba kujya Indera, nkajya gufata y'imiti, ngira ngo babonaga ko nasaze. Nari ngeze mu wa 2 w'amashuri yisumbuye. Icyo gihe nari umukristo wo kumuhima, kuko uyu munsi ndi wa Kiruhura. Nzana transfer bampaye yo kujya Indera, yo kujya gufata ikinini cy'Indera. Nahoraga ndwaye umutwe, kandi koko muganga yarandebaga akambwira tuzasara. Hanyuma nutanasara uzarwara kanseri, kandi icyo gihe kanseri yari itaraba nyinshi, ni kera. Kuwa mbere mu cyumba cyo kuwa mbere sinzabyibagirwa, hayoboraga Selemani, twari muri vacances. Mfata ya transfer bampaye yo kunjyana Indera, nyizana mu cyumba cyo kuwa mbere. Ndavuga ibintu bitatu kwizera kwankoreye byambayeho bizwi. Mbwira Imana, ndayibwira ngo ndumva ntafite imbaraga zizantondesha umurongo Indera nijyanye, kuko sinumvaga ngo n'Indera nihe. Nubwo nize mashuri abanza i Kanombe, nkaharererwa, nkajya muri segonderi, ariko sinari nzi ngo Indera iherereye. Ariko numvaga abantu bambwira batuzatega moto uyibwire ngo ngiye Indera ku kigo cy'abasazi, bazagutwara bakugezeyo. Kwizera kurambwira ngo sinkwiye kuzajya gutonda umurongo Indera. Nzana ya transfer mu rusengero kuwa mbere, mu cyumba cyo kuwa mbere,
kandi nandika niba ari uwireshya nk'uko njye nawe tureshya mbwira Imana ngo ndumva imyaka tugendanye, amararo twararanye, amajoro twararanye, ingendo twagendanye, ndumva ibiganiro twagiranye, ntabwo nkwiye kujya gutonda umurongo Indera. Kwizera kurambwira ngo ntabwo ukwiye kujya gutonda umurongo Indera. Narasenze mu cyumba cyo kuwa mbere cyagiraga ububyutse, mbura n'umuhanuzi uvuga ngo sanime ngo Imana iravuze, nibura ngo ayibeshyera ambwira ngo iravuze ngo iragukijije. Naratashye ariko ntabwo byambujije gukugumana kwizera. Umuririmbyi wa 15 yaravuze ngo mu gihe tubuze inshuti tugumane n'ukwizera. Uyu munsi hari umugabo umugore yanze, hari umugore umugabo yanze, ndagira ngo mubwira gumana ukwizera. Hari umuntu imiryango yanze gumana ukwizera, hari umuntu muganga yabwiye ngo taha twe biratunaniye, nagumana ukwizera. Narizeye Fide, ndavuga ngo sinzajya Indera n'ibintu byambayeho, ndavuga ngo sinzajya Indera, subira ku ishuri. Umunsi umwe ndyamye muri dorotwari kwizera, mbona naryamaga ku gitanda cyo hasi, nari mfite umwana w'umukobwa turarana, hanyuma ngiye abantu bibuka ibitanda byo muri interina twarashitingaga kubera ko ahantu nize tronkome habaga imbeho. Hanyuma ngiye kubona ndyamye mbona umugabo wambaye ikanzu yera, ubundi mu bami yitwa umwami w'abami, mu biti yitwa igiti cy'inganzamarumbo, mu masambu yose abantu batuye isi bafite yitwa isambu itarumba. Abirabura n'abazungu niwe bahingamo bakeza ntihazagira umbeshya, banyabwenge bo mu isi niwe bakomoraho ubwenge no kumenya, banyacyubahiro bo mu isi niwe bakuraho icyubahiro, kuko hejuru y'icyabo hari iki, hejuru y'icyawe hari undi ukikurusha, hejuru y'icyanjye hari ukindusha, ariko hejuru y'Imana nta kindi cyubahiro kibayo, ni icy'Imana gusa. Hanyuma mbona araje akuyeho cya gitenge twashitingishije, araza angora mu mutwe, arambwira ngo nje kuzimya umuriro uba muri uyu mutwe. Kandi mu nzozi ngo mbona amenyeho ya transfer mfite ya muganga ibitse, ngo mbona arayifashe arayicagagura, arambwira ngo ngucijije umutwe uhereye uyu munsi ntabwo uzajya Indera. Najyaga naka umutwe mu muriro, kandi muri iyo nkovu nkumva hagendamo ikintu kimeze nk'urunyo, bakancisha muri scanner bakakibura. Niyo mpamvu bajyaga bakeka ko nshobora kuzagiramo kanseri. Uhereye uwo munsi iryo joro arambaza ngo ni iki wumva nagukorera, kubera ko muri iyo nkovu nta musatsi nahagiraga, narogosheshaga nkamaraho. Ndamubwira ngo nzaba umukobwa w'inkumi, ndashaka, kuko nari mfite nk'imyaka 13 cyangwa 4, ndamubwira ngo ndashaka ko umpa umusatsi, uzamereza umusatsi. Arambwira ngo nzawumeza. Uyu munsi ndawufite, nubwo utajya ureshya ariko ntabwo abantu babimenye, iryo nibanga ryanjye. Ikindi cya kabiri, icyo gihe nari ndwaye igifu cyo ku rwego rw'ikirenga, nahoraga Kabgayi bantransfera CHK barambwira ngo igifu cyanjye ngo cyarizingazinze. Buriya iyo umuntu adafite kwizera, iyo umuntu udafite kwizera agira agahinda, umuntu udafite kwizera ariyahura, umuntu udafite kwizera nigeze no kugutakaza ndiyahura. Navuze ngo umuntu udafite kwizera n'umwanzi w'umusaraba, ariko umuntu ufite kwizera ni umwana w'Imana, ni umunyabugingo. Kwizera guhesha ubugingo, kwizera kubeshaho, kwizera guhindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Hanyuma banyandikira indi Kabgayi ba transfer yo kuza kubagwa igifu CHK. Barambwira bati igifu cyawe cyarapfutse kimeze nabi, nuko kibaga wenda ukazasigarana gatoya ariko kazima. Nari mfite ibiryo ntakirya, nari mfite ibiryo navuyeho. Kwizera kurambwira umunsi nagombaga kuza CHK ariko wa kabiri, kurambwira ngo uyu munsi ntujye CHK ahubwo ujye kurara mu buvumo. Umuntu wanjyanye mu buvumo aracyariho, ntabwo yapfuye uwo munsi. Naramubwiye ngo ndashaka ubuvumo kuko n'ubwa mbere nari ngiye gusengera mu buvumo. Iryo joro anjyana mu buvumo. Ngeze mu buvumo, umuhanuzi arambwira ngo Imana indinze kubagwa kuko ntabwo ndiye ngo mbagwe. Kwizera kumbwira yuko ndi butahe mu rugo nkarya umuceri, nkarya ibishyimbo kuko nabivuyeho, nkasubira ku munyu, nkasubira ku mavuta, nkasubira ku biryo byose igifu cyanguyeho, nkasubira ku bugari, nkasubira ku myumbati, nkasubira ku rusenda. Kwizera mu gitondo naratashye ibiryo nasanze ku meza wari umuceri n'ibishyimbo n'intoryi, narabiriye nabugingo n'ubu ntabwo ndongera kurwara igifu. Icyo ni icya kabiri kwizera kwankoreye. Kwizera nshingirwa, nashingiwe Roventeye z'ukwezi kwa 12, Roventide mu gitondo saa 1, mabukwe wanjye araza arambwira ngo azemera ko nsenga ari uko nabyaye.
kubera ko nari mbizi ko umuryango nshatsemo ari abarozi kandi b'abanyembaraga. Imana yarabimbwiye ntacyo yampishe, irambwira ngo jyayo, ngambiriye kuzihesha icyubahiro kuko baba mu madini, baba mu nsengero, bitwa ko basenga, bagaragaza ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Jyayo nzabana nawe. Kwizera kurambwira ngo bwira nyoko bukwe ngo nzabyara ikipe ya Arsenal nshyiraho n'umutoza wayo Wenga, rero yitozaga icyo gihe. Kwizera kurambwira ngo nzabyara abakinnyi ba Rayon Sport, shyiraho n'abafana bayo, niyo kipe mu Rwanda ifite abafana benshi. Mabukwe arambwira ngo ibyo mubwiye ntabwo mbizi kuko we yarabimbwiye z'ubukonikoni bwe yakoze, ariko kwizera kwampesheje gutwita ntamwimutse. Urabyumvise? Kwizera kumpesha gutwita amezi 11 kandi ambwira amagambo mabi yari gutuma n'uyu munsi umwana wanjye afite imyaka 8 nakagombye kuba nyimutwite iyo ntagira kwizera kumpesha gutwita ndetse kunyereka ko ibyo bakoze bifite imbaraga nwita amezi 11 n'ibyumweru 2. Kwizera kurambwira ngo nshobora kutabyara neza mu buryo Imana yaramye ariko muganga agacisha umwana mu idirishya akabaho nanjye nkabaho. Kwizera kurambwira ngo manuka kwa muganga bagushira muri salle dope bakubage utahana umwana. Ndagira ngo mbwira abantu bakure ibintu, hari ibintu bizera biguruka nk'umuriro w'ibishanga, biguruka nk'umuriro w'ibipapuro. Ibyo bintu babikureho amaso, bahanga amaso kuri Kristo kuko niwe banze ryo kwizerwa, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ku Mana riratoranwa rihinduka ibihe rikomeza imfuruka. Hanyuma rero kwizera ngewe kwankoreye ubukwe ndi isugi. Kwizera kwatumye nca umugabo inkwano, ndamubwira ngo uzankwaya niba utayafite ugende nkuko abandi bose bagenda. Kwizera kubeshaho, kwizera kuragabura, kwizera kurambika, kwizera kwatumye twiga turi imfubyi. Ntawe udusura ku ishuri, ntawe utubaza amanota twagize, ntawe utubaza berete. Kwizera ntawe udusura kuri visite, gutuma twiga dusoza kwiga. Ndumva navuga kwizera nkamera nk'umugezi wa Nili. Kwari kugira ngo numvishe abantu ko ibyo ukwizera uri kuvuga ko kwakoze no kuri wowe mu by'ukuri. Mfite imyaka 7 nari ndi muri Orphelina, ndakoze accident y'umugongo. Ngira ngo ni ikintu gishya mu bantu bankurikiye bajya bankurikira. Nakoze accident banshyiraho sima. Nari muto abantu barabyumva. Banshyiraho sima. Iyo sima yamazeho amezi 2. Nago nari mu Rwanda, ntabwo nabaye muri Orphelina yo mu Rwanda, ariko umudokita wankurikiranaga yari umunyamahanga, yarambwiye ngo afite ubwoba ko nzapfa ntabyaye kuko uruti rwanjye rw'umugongo rwavuye mu mwanya warwo. Hanyuma nk'abaganga bagerageza uburyo ruzasubiramo. Imana ibaho umugisha abaganga aho bari bubahwe, ndabasengera buriya ndanabakunda iyo senze. Hanyuma arambwira ngo kuko kubyibuha ibiro umuntu agira byikorerwa n'umugongo, gutwita n'umugongo, gusunika umwana n'umugongo, buri kimwe cyose kugenda nuko umuntu afite umugongo muzima. Mbega umugongo twavuga ngo niyo moteri y'umubiri w'umuntu. Arabinyumvisha. Kwizera ngewe kurambwira ngo nzakira umugongo. Narwaye umugongo pe, umugongo ndawurwara, ndetse yaranambwiye ngo niyo natwita nshobora kutazabyara abana bashikije igihe bakaza ari uduprimatire. Ariko kwizera kwatumye ntwita amezi 11 n'ibyumweru 2. Muganga yarambwiye ngo ntabwo ikibazo cy'umugongo mfite cyakagombye gutuma ngira umwana w'amezi 7 mu nda. Ariko kwizera kwatumye nshyika mu mezi 11 n'ibyumweru 2 ku buryo abaganga bose bavuga bati kuno kwizera kweli. Rero kwizera kugamburuza imigambi y'abadayimoni, kwizera gusenya ibihome, kwizera gufatamira ibitekerezwa mu mitima. Ejo bundi yabivuze neza Yobu aravuga ngo kwimura imisozi itabimenye, kukayubikana uburakari bwinshi, guta igisisi kukayikura hayo. Kwizera niko gukora ibintu bikomeye bitarondoreka. Reka dusenge tubwire Imana itwongerere kwizera mu by'ukuri, kandi umuntu utari wizeye yongere yizera Imana. Imana ni nyamaboko, Imana iracyakora, bati ntisaza. Abantu baratekinika ariko Imana yo irihagije. Kandi ijambo riravuga ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Dusenge Imana. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Imana yamutanze, shimwa Mwuka Wera. Twizeye umusaraba, twizeye imbaraga z'umusaraba. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Imana se umwami wacu ishimwe. Imana data wa twese ihabwe icyubahiro.
Mana yacu ihimbarizwa imirimo itangaje yakoze. Basogokuruza barakwizeye, hanyuma kwizera kwabo kubahamya gukiranuka. Biravuze ngo iyo umuntu yizeye kabone nubwo yaba ari umunyabyaha ruharwa, bimuhamya gukiranuka. Amen. Nsengeye umuntu nteze amatwi ngo kwizera kwe kuzamurwe muri we. Sinzi intambara amazemo igihe, sinzi ibyo amaze iminsi arwana nabyo, ariko muzaniye ijambo rimwibutsa ko Yesu yanesheje. Mu bintu muziho n'intwari mu ntambara, mu bintu muziho Yesu nta ntambara nimwe yigeze arwana ngo atsindwe. Ararwana akanesha. Biravuze ngo si twe yakwigirizaho nkana, ntabwo ari twebwe yakwirengagiza. Yohana yamuvuze neza ejo bundi ari ku kirwa Ipatimo, yaravuze ngo ihema rye riri hamwe natwe, aravuga ngo azaturana natwe, azaba Imana yacu natwe tuba ubwoko bwe, ngo kandi kurira cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntabwo bizongera kubaho ukundi kubera ko ibya mbere bishize. Dushimiye Imana. Yeremiya yaranditse aravuga ngo Imana ntizabura ibabaza umuntu iteka, ngo ubwo yamubabaza izamugirira ibambe, ngo kuko itanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Sengeye umuntu neza amatwi ngo umurinde kuva mu isezerano, murwanirire muneshereze kuko Imana yacu. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye inshuti mwari mukurikiranye ijambo ry'Imana. Turagushimiye cyane Esther, Imana iguhe umugisha. Nafashijwe nongeye kwizera kandi no gukomera. Abantu bashaka gukurikirana Esther basange ku Gushima TV, bakande subscribe kandi bagumane nawe, azajya bagezaho ijambo ry'Imana mu buryo bwinshi butandukanye ndetse n'ibindi byiza. Kandi siwe gusa, hari n'abandi bakozi b'Imana ngira ngo bazajya baba bari kubwiriza kuri Gushima TV. Imana iguhe umugisha cyane. Watanga nimero yawe ya telefone umuntu wifuza kuba yakugisha inama cyangwa se yasha kuba musengera. 0788 900 552 0788 900 552. Turagushimiye cyane kandi twizere yuko n'ubutaha nitugutumira kuri Sinayi uzaza. Murakoze cyane. Ibiganiro bya Sinayi TV birakomeje. Niba utarakana subscribe bikore, kandi ushobora no gusharinga abantu bakongererwa kwizera. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.